cyane bahaye ikaze hano kuri Connection TV. Nizere ko mumerewe neza aho muri hose kandi mugira ibihe byiza muri kumwe na Connection TV. Noneho rero nkuko bisanzwe nza hano buri gitondo ngira ngo tugire icyo tuganiraho cyane cyane ku makuru abavugwa hano mu Rwanda, avugwa mu karere ndetse cyane cyane twibanda cyangwa se tudoma urutoki kubivugirwa hariya hakurya muri Kongo. Ubu rero ikintu tugiye kuganiraho ni ukwinjizwa mu gisirikare cyangwa se leta ya Kongo iri guhamagarira abantu kwinjira mu gisirikare cyayo, ariko noneho ikagira biheza. Abiheza ni bande, irabaheza kuyihe mpamvu, nicyo tugiye kurebaho. Hanyuma mbere y'ibyo mbere yuko tujya mu binjira mu gisirikare, nabonye Minisitiri w'Ingabo wa Kongo witwa Guy Kabombo, niba atari Kibamba, cyane ko muri Kongo burya bagira amazina yabo yihariye. Inkuru y'ejo yavugaga ko noneho mu ngamba nshya azanye mu kubaka igisirikare cya Kongo azashingira ku ngamba eshatu. Ingamba ya mbere ni imyitozo. Arabizi neza yuko igisirikare cya Kongo nta myitozo bagira habe namba. Noneho ikindi ngo azashingiraho ngo ni kubashakira amacumbi ndetse no kubaha ubushobozi. Ibyo ngo nibyo azubakiraho igisirikare kuri ubu ngubu gisa naho rwose kibayeho nabi. Hari akavideo naho se mbona ejo bundi abasirikare ba Kongo bitwa ko bavuye ku rugamba bariho barwanira agakoma, bariho baharagata isafuriya y'agakoma bakanywesha ibintu bimeze nk'utubido bapasuye, ubona ari ibintu bibabaje. Noneho rero sasa ubu ngubu igisirikare cya Kongo barahamagarira urubyiruko, kandi bitangazo ryabo uko rivuga. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyasohoye itangazo rihamagarira urubyiruko kwinjira ku bwinshi mu gisirikare, ariko noneho gikumira abaturuka mu burasirazuba bwa Kongo ahagenzurwa na AFC bar M23. Iri tangazo ryasohotse ejo bundi ku itariki ya 9, ubwo ni ukuvuga ko rimaze iminsi 3, rishyirwaho umukono n'umuvugizi w'ingabo za FARDC Majoro General Sylvain Ekenge Efomi Bomusa. Iryo tangazo FARDC yatangaje ko hateganyijwe igikorwa cyo gukusanya urubyiruko rw'incabwenge rugahabwa imyitozo yihariye mbere yo koherezwa ku rugamba rwo kurwanira igihugu. Ab'ingenzi bashakishwa harimo abaminuje mu itumanaho kugira ngo bahabwe imyitozo yihariye ibafasha guhangana n'isi ya none mu itangazamakuru ndetse n'itumanaho. Noneho rero sasa hakenewe kandi impuguke mu ikoranabuhanga kugira ngo zongera ingufu mu ngabo za FARDC, aho ubu hakigaragara umubare munini w'abasaza n'abatarakandagiye mu ishuri, bigatuma bibagora gukoresha intwaro zigezweho. Noneho abatari bake ku mbuga nkoranyambaga bagarutse ku cyemezo cya FARDC cyo gukumira urubyiruko rwo mu bice biri mu maboko ya AFC M23. Bavuga ko bigaragaza ko ubutegetsi bwa Tshisekedi budaha agaciro abo baturage nk'abandi bose. Abo FARDC yifuza kwinjiza mu gisirikare biteganyijwe ko bazatorezwa mu ishuri ry'ikananga
aho bazahabwa imyitozo yihariye ibategura kuzuza inshingano z'igisirikare kijyanye n'ibikenewe muri iki gihe. Nuko nguko inkuru ivuga. Noneho rero sasa mu busesenguzi bwanjye nibyo koko leta irashaka kwinjiza abantu mu gisirikare, ariko noneho no kuorganizinga icyari kihasanzwe bisa naho byananiranye. Ejo bundi hari umuntu hano twaganiriye yatubwiye ko mu basirikare ba Kongo bashobora kuba bari kuri mucaka umusivili akinjira mu kigo cya gisirikare kandi agahita nawe yamara inifomu ubwo akaba abaye umusirikare ako kanya akiyinjiza mu gisirikare ubwe kandi bigashoboka. Twabonye ko FARDC ngo benda gutangira gukora amabarura mu gisirikare, bakamenya bapfuye, bakamenya batorotse, bakamenya abakikirimo, noneho bakamenya n'imiryango yabo. Ni ukuvuga ngo mu gisirikare cya Kongo nta bintu byitwa particulars bibayo, ngo umuntu yinjira mu gisirikare akorerwe particulars bihere muri icyo gitabo cyo hasi bikomeze bigere ku rwego rwa section platoon ko ikuzamura kugera ku rwego rwa etat major. Ibyo ngibyo nta bibaho. Umuntu yashaka ingabo arazikusanya akazishakira inifomu ubundi agashyira hariya. Igisirikare cya FARDC ni cya gisirikare umuntu ajya kurwana yambaye imyenda irenga 2 kugira ngo nibiba ngombwa abonye urugamba rukomeye akuremo inifomu ubundi yigendere. Twaribonye muri Goma aho imyenda yari yandagaye hariya. Igisirikare cya Kongo ni hahantu badashobora gukontorora ibikoresho bya gisirikare cyane imbunda, aho ushobora guhura n'umusirikare wamuhereza 50,000 akaguhereza semugi ubundi akigendera nawe akajya kwibindi kuko ziba zinyanyagiye hirya no hino. Umusirikare wa Kongo ni wa wundi ujya ku rugamba yabona mugenzi we arashwe gato gusa abona amaraso ubundi ndura akayiha umunwa, ibyo kurwana akabishingutsemo. Ni wa wundi wumva bombe aho kugira ngo yadivansinga ahubwo agashinga umutwe hasi. Ngabo rero igisirikare cya Kongo. Noneho rero sasa nubwo babahamagara kwinjira mu gisirikare, ariko ubundi kwinjira mu gisirikare cya FARDC ni nko kujya gushaka urupfu, kuko barakohereza ku Rwanda niwirega imbere ya M23 irakurasi guhitana. Ibyo byo birumvikana. Noneho nuramuka gusubira inyuma nabwo baragushyira mu rukiko bakuburanishe, nuburanishwa ukatirwa urwo gupfa, kandi byahariya birihuta ako kanya bahita babisoza. Igisirikare cya Kongo ni hahandi umuntu arasa umuntu ntihagire inkurikizi. Ni hahandi bafata umuntu bakekaho kuba akorana naye mu 23 ubu ngubu bahita bamusoza nta kindi. Igisirikare cya Kongo rero nubwo ariho minisitiri w'ingabo hakaba n'umugaba w'ingabo, ariko noneho ni hahandi amafaranga agenerwa abasirikare ahera haruguru bagenda bayakata akarinda agera hasi, umusirikare nta kintu kigaragara kifatika kimugeraho. Igisirikare cya Kongo ni hahandi ushobora guhemba umusirikare noneho ukaba umuhaye uburyo bwo gukoresha abandi. Mu minsi ishize abasirikare ba M23 ba FARDC bahembwa amafaranga amadolari 500 kuri buri wese, ariko bamaze kuyabona nkuko najyaga mbivuga, umusirikare wa Kongo yafite amafaranga ntabwo bibaho, ntarwana, ahubwo yafataga Wazalendo akamwishyura amadolari 20 akamubwira ati genda unkorere uburinzi, genda urwanaho nari kurwana. Byagiye biba muri biriya bice byegereye Uvira aho Wazalendo bajya gushotora M23. Igisirikare cya Kongo nuko nguko cyubakitse, ndetse icyo gihe iyo Wazalendo yabashaga gushyikira imbunda y'umuntu wo mu FARDC ntabwo yigeraga yimusubiza. Ni nayo mpamvu buriya mu gace ka Uvira FARDC hafi ya bose nta mbunda bafite, kuko Wazalendo yazibamazeho. Igisirikare cya Kongo ni ubundi uretse no muri ibi bice turimo bitwegereye byo mu burasirazuba bwa Kongo,
n'iyo ngiyo hirya aho intambara itari yagera nabo nuko bateye. Mu gitondo ni ukubyuka akajya ahantu hari kanyanga, sinzi utuntu tw'udukopo baba biminuza, yarangiza agafungura ikiradiyo akabyina umuziki, yagira amahirwe we akabona ubugari n'isamake. ubwo naho intambara itari yagera, kuko aho ngaho baba bagomba kubibona byanze bikunze, kuko ajya mu rugo rw'umuntu akabwira umugore ati songa ubugari umpe ninjye, ubwo kandi nyir'urugo agahigamo. Nuko rero igisirikare cya Kongo giteye kiriho guhamagarira rero abantu kukinjiramo, cyane cyane urubyiruko, bakajya gutorezwa ahangaha twabonaga muri Kananga, bagahabwa somo yihariye. Ibyo ngibyo ntabwo mbigaya, kuko uko biri kose bari mu kazi kandi baba bagomba gutoza ingabo zabo. Nibyo noneho rero sasa ubwo igisigaye ni ukureba ese abo bagiye gutozwa cyangwa se abo bagiye guhabwa amasomo yihariye mu bijyanye n'itumanaho. Urumva yuko nabo noneho bafashe umwanya wo guhamagara abize, mu gihe abo bari bafite hafi ya bose abenshi basangaga bataranakandagiye mu ishuri, ari ukujyayo mu buryo bwo kugira ngo abone uko yiyibira gusa. Reka rero tuzarebe niba hari icyo bazaza barushije abari bahasanzwe. Ndumva rero ku bijyanye n'iri tangazo ry'igisirikare cya Kongo, ariko noneho riheza abo ku ruhande AFC M23 bagenzura. Abo ngabo ntabwo bemerewe kwinjira mu gisirikare cya Kongo. Abo ngabo rwose ubwo ni ukuvuga yuko leta ya Kongo ibafata nk'ahaduye, bafata nk'umwanzi. Abo ngabo ntabwo ibakeneye, nubwo baramuka bagiyeyo ibyakurikiraho murabyumva. Uwajyayo aturutse mu bice AFC M23 ifite, nawe yakwiyongera kuri wa mubare w'abantu 700 AFC M23 ihora iharanira kubohoza. Ubwo wakwibeshya akajyayo nawe yafungwa, agakubitwa, byanaba ngombwa akanicwa. Ubwo rero abo mu burasirazuba bwa Kongo, mwebwe ntimuhirahire ngo mujye mu gisirikare cya Kongo. Murabyumva yuko igihugu cyanyu rwose kitabakeneye, leta yanyu ntabwo ibakeneye. Ubwo muzakorana nawo muri kumwe. Noneho rero bakunzi ba Connection TV, akangaka niko nashakaga ko tuganiraho muri kano kanya. Reka dukomeze tubategurire ibindi biganiro bibanyura. Nizere yuko muzakomeza kubana natwe. Mukomeze mugubwe neza rero. Yari jyewe Rutagengwa Viateur. Aba bantu bose wirirwa ubona bari mu bikorwa bitandukanye, bose bafite ibintu byinshi bahuriyeho. Icy'ingenzi muri byo ni uko buri wese muri bo afite ahaza gutaha. Ikibazo gikomeye ni imiterere y'aho hanataha. Abanyamahirwe muri bo barataha ahantu nk'aha ngaha. Aha ni he? Ni icyo kibazo ufite. Aha ni Kanombe, ahitwa ku Gasaraba. Ni quartier nziza yo guturamo, ituje, itekanye, kandi ni hafi y'umuhanda. Iyi nzu umuntu yikodesha asangamo ibikoresho byose. Intebe nziza muri salon, smart TV nziza kandi nini, amarido meza, internet ikwira hose mu nzu. Hasi no hejuru, iyi nzu ifite ibyumba 4. Buri cyumba kirimo uburiri bwiza, ubwiherero bugezweho n'ibindi bikoresho byo mu cyumba nka garde-robe. Iyi nzu ifite igikoni cyiza kigezweho. Ifite kamera z'umutekano ahakenewe hose. Bariya bose ubona batera imbere buri munsi, nuko baba bataha ahantu nk'aha ngaha, hatuma batekereza neza imishinga. Hamagara cyangwa wandika ubutumwa kuri WhatsApp kuri 07 83 03 810 cyangwa akamenyetso ko guteranya 1 20 74 23 27 68.